Yezu Kristo inshuti y'abana yifuza ko tumukurikira. Ntihagire na kimwe kitubuza kumukurikira. Tujye dusenga buri gihe, maze tuganire nawe mu isengesho, tumukurikire tumuganiriza. Tujye dukora ibyo ashaka tutinuba, nk'uko umwana yishimira guterura murumuna we no kumuheka ntabyinubire. Natwe tujye dukunda abandi, tubafashe tutinuba. Ntitukijujutire gukorera Imana, kuko Yezu inshuti yacu avuga ngo niba hari ushaka kunkurikira ajye yibagirwa ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Nawe ujye uhora ukora ibyo Yezu ashaka, azaguhembe, aguhe ubuzima bwiza iteka.